ngarambe mayibobo wowe wangegerawe kiraza hano kikamuka ukavuga ngarambe nabi. Uramuvuga nabi yagukoze iki? Nzahita nkwereka icyo ndicyo. Ngarambe narakwiyamye wanze kunyumva. Ntabwo nirengagije ko nigeze mbana nawe. Imyaka twabanye muri ghetto urayizi ukuningana ngarambe. Wowe urayizi ngarambe. Uburyo wanyibaga umunsi ku wundi abizi. Wewe n'inshuti zawe byinashatse kuvuga ibyo mwankoreye ndabizi. Ibyo bintu byose narabyirengagije. Ariko niwo bitangiye. Niwo bitangiye, niwo baye imbarutso yabyo. Noneho reka nze nkwereke rusasa. Impangare nguhangare ngarambe. We mayibobo, ngarambe mayibobo. Wowe wangegerawe. Man. Kunyiba ntabwo byari biguhagije. Kunyiba ntabwo byari biguhagije. Kunyira utwanyika tumara ntabwo byari biguhagije. Man, kwihiringa nkishyura geto ngenyine. Nishyura ugataha ukaryama ngarambe. Ntabwo ibyo ngibyo mbyirengagije. Ntabwo ibyo nabyibagirwa. Narakubwiye ngo utazibeshya n'umunsi n'umwe. Ukanshotora. Ntabwo nibagiwe ukuntu mwafashe YouTube channel yanjye. Ukancuka we n'inshuti zawe. Nkayishyura amafaranga yanjye. Mwarangiza mukayitwara mukabeshya ngo yasibwe. Unago muzo yagiye. YouTube channel yanjye yari ifite abasubscribers 2500. Umugira ko ufite umuntu ngo wayizamura mba access kuri yo murayinyiba. Ibyo ngibyo ntabwo mbyibagiwe. Aho maze kuvumburira yuko ari wanyibiye YouTube channel yanjye, iyi ngiyi yari yanjye. Ntabwo nigeze mvuga naraheresheje. Ni wowe wincotoye, baje ndavuga n'ibindi byinshi cyane. Abo bantu biriri gushyira imbere ngo ufite ngo aba followers benshi, maze abo bantu bagukurikirana bamenye ubugome bwawe. Wowe ngarambe n'inshuti zawe ndashatse kuvugira ahangaha. Wambaraga imyenda yanjye. Waryaga ibyo nahashye ngewe ngarambe urabizi ukuntu ngewe nkihiringa imyaka yose mbana nawe. Ugezaho kwirwa neza inshuti zanjye ngo niwe wari untunze. Nagacano kanyo ka TikTok ngo wari kukazamura. Unakutangize wowe. Content nkora wowe niwe uzimbye. Ugezaho utangira kujya kunteza inshuti zanjye ngo warantunze wa mujura. Wanyibiye YouTube channel. Urabeshya ngo ugiye kuyizamura ngo kugira ngo igire ngo ibe monetize. Mani wararwaye ndakuvuza. Nkorashije amafaranga yanjye wowe ngarambe. Wowe nta n'umwenda wagiraga wo kwambara. Nta n'inkweto wagiraga zo kwambara. Ukarya ibyo nahashye ukaryama mu nzu tishyuye imyaka twamaranye muri ghetto urayizi kwingana. Urenzaho no kunyiba untwarira YouTube channel yitwara. Uyitirira yawe. Umbeshya ngo bagiye kwigira monetize urayitwara. Bishyire hanze byose. None ndikugenda ubwira abantu ngo niwe wanzamuye ngo TikTok akanywa no wakazamuye. Kazamurwe mu mbaga kubitwe n'inkuru byiza babaga wantumbiwe. Narakubwiye ngo ibi bintu nuramukuyenye kuri social media nzaguhanyuka wanga kunyumva. Ni wowe nshoto reka ngo henyuko reka muguhe agutware akwigisha isomo gusubiza kwibera. Nimba ubayeho kubera kwirwa wibi by'abandi. Naka YouTube channel mfunguye ejo bundi uri kugahunahuna ushaka kukiba. Gatware gafite bangaye. Gafite abantu 400 bamaze kunkurikirana niba nakugashaka gatware nkuko watwaye iyambere. Aho maze kuvumbura ko ari wanunyibiye YouTube channel utangiye ngo nteza abantu. Gato indi kosa rimwe byose mbishyire hanze kugira ngo nkwereke ko nta mikino mfite. Abo bantu bakurikirana uri kuvuga ngo ufite abantu benshi bakurikirana. Nabo bantu ngo bagukurikirana benshi biri gundakisha abantu benshi. Na YouTube channel nanjye wibye watwaye wangegerawe. Watangije urugamba wanyeretse ko uzi kujombanisha umunwa. Reka nze nkwereke Mr Frank wakira narakizwe. Ngarambe mayibobo wowe wangegerawe. Kiraza hano kikamuka ukavuga ngarambe nabi. Uramuvuga nabi yagukoze iki? Mukamusabya ngo no mujura mukamushira hanze. Muba mushaka kuzamukira ku bandi. Mukaza mukavuga nabi. Ninde wagusabye kuza hano kwerekana yo menyo ameze gutyo? Ariko nubundi imbwa nkamwe ndazimenyereye hano. Mukaza mukabira mugashinyika amenyo gakanura ibyo byisho n'urwo rutwe ngo nuko watiye imodoka ukaza ukabira ngo nicaye mu modoka.